Tunejejwe no kubashimira mwese mukomeje kudukurikira kuri The Service TV kubwa amasomo tunyuzaho umunsi ku munsi kandi mukatwereka yuko muri inkoramutima zacu. Kandi turashimira namwe mukomeje kuduhereza ibitekerezo mugakora shares ndetse na subscribe kuri The Service TV. Imana igumye kubahereza umugisha. Yari Mutresise mukurikiye mu isomo rijyanye n'amategeko y'umuhanda. Reka dukomereze ku isomo ryerekeranye n'amatara y'ibinyabiziga. Birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe cyangwa ibiteganywa n'iri teka. Ariko ibyo ntibireba amatara ari imbere mu modoka. Iyo tuvuze amatara ari imbere mu modoka ni amatara umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora gucana kugira ngo amurikire salo y'ikinyabiziga. Ayo matara ushobora kuyagira icyatsi, kuyagira umuhondo, umutuku se bitewe n'ibara ushaka, ariko ntushobora guhindura andi matara yategetswe cyangwa yateganyijwe n'uwakoze ikinyabiziga. Komeze romoroki iyo iziritse ku kinyabiziga, icyo gihe bashyiraho itara ryera cyangwa risa n'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije. Icyo gihe rya kuri rumoroki nyuma iyo uburumbarare bwayo cyangwa by'ibyo yikoreye bituma itara ry'ikinyabiziga gikurura ritagaragara neza. Amatara yose ari ku ruhande rw'imbere ku kinyabiziga agomba gusa umweru. Ni ukuvuga ngo amatara ashyirwa imbere ku kinyabiziga yose agomba kuba asa umweru cyangwa umuhondo. Ariko inyuma amatara yose ashyirwa ku kinyabiziga agomba gusa n'umutuku. Uretse amatara ngiye kuvuga, hari amatara yo gusubira inyuma asa n'umweru cyangwa umuhondo. Itara riranga nimero y'ikinyabiziga risa umweru. Itara rishakisha rigomba gusa umweru cyangwa umuhondo. Iyo tuvuze umuhondo w'icunga rihishije, ni ukuvuga ngo abantu mwese mukurikiye rino somo nta muntu n'umwe utazi icunga, ariko icunga umuntu yaribereka umuhondo w'icunga rihishije uba usa gutya. Cyitonderwa, nta tara na rimwe cyangwa utugarurarumuri cyangwa se ibinyoteri bigomba kuba bifunze ku kinyabiziga ku buryo igice kimurika cyo hasi kidashobora kumurika munsi ya santimetero 40. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara kamenabihu, amatara yo gusubira inyuma. Iyo tuvuze amatara kamenabihu ni amatara acanwa igihe cy'ibihu. Amatara y'amapikipiki agomba kwaka igihe cyose no mu buryo bwose. Amatara ndangambere yakira rimwe buri gihe n'amatara magufi, amatara kamenabihu y'imbere. Amatara maremare n'amatara kamenabihu y'imbere nayo yakira rimwe n'amatara ndangambere. Amatara ndanganyuma yakira rimwe buri gihe n'amatara magufi n'amatara kamenabihu y'imbere. Amatara maremare n'amatara kamenabihu y'inyuma. Amatara ndanga yakira rimwe n'amatara magufi n'amatara maremare n'amatara yo kubisikana n'amatara y'urugendo n'amatara kamenabihu. Itara ry'icyatsi kibisi rishyirwa ku modoka cyangwa kuri rumoroke ikuruwe rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho, rigomba gushyirwa hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ibinyabiziga bikoreshwa butagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho amatara yerekana icyo bikora. Imbere ashyirwaho itara ry'icyatsi ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Ni ukuvuga ngo ibinyabiziga bikoreshwa butagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho amatara yerekana icyo bikora. Ni imbere ayo matara ajya. Iryo tara riba risa icyatsi kibisi ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Za autobus, iyo tuvuze za autobus
Autobus ni ibinyabiziga bitwara abanyeshuri. Za autobus zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rihishije. Icyo gihe abamyatsa rimwe riri imbere irindi rikajya inyuma kugira ngo zerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda abagenzi baza berekeza kuri icyo kinyabiziga. Imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyeshuri, tw'abanyamaguru cyangwa se imperekerane, icyo gihe bari ku murongo umwe bayobowe n'umwarimu iyo bagenda mu muhanda ku isonga. Iyo tuvuze ku isonga, imbere y'iryo tsinda cyangwa y'ako gatsiko hakaba hari abantu barenze umwe. Bigenda bite? Imbere hashyirwaho uri imbere ku isonga atwara itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu umwe uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Inyuma ho uw'inyuma atwara itara ritukura ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso, naho uwo muntu akaba ari ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Witondere kino kibazo kuko gikunda kugaruka kenshi mu mategeko y'umuhanda, mu bibazo byagiye bibazwa. Ubyitondere. Reka turebere hamwe amoko y'amatara. Iyo turebye amoko y'amatara, hari amatara ndanga. Ubundi itara ndanga cyangwa se amatara ndanga ni amatara y'ikinyabiziga agaragaza ubugari bw'ikinyabiziga urebeye imbere cyangwa inyuma. Amatara ndanga mbere cyangwa se ndanganyuma agaragara nijoro ry'ijuru rikeye mu ntera ya metero 300 nibura uhereye imbere n'inyuma y'ikinyabiziga. Ubaye urebeye imbere ukarebera inyuma, amatara ndanga yerekana ubugari bw'ikinyabiziga agaragarira mu ntera ya metero 300. Iyo tuvuze nijoro, igihe ijuru rikeye ni igihe umuntu ashobora guhagarara akareba undi mugenzi we akamurebera mu ntera byibura ya metero 100. Icyo gihe ijuru riba rikeye, ntabwo aba ari ijoro ry'umwijima. Ahari hejuru cyane h'ubuso bumurika h'amatara ndangambere na ndanganyuma ntibushobora kuba aharenze muri metero 1 na santimetero 90 hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ni ukuvuga iyo tuvuze ngo ahari hejuru cyane ni igihe umuyobozi w'ikinyabiziga acanye amatara aho urumuri rw'amatara ruturuka n'aho rugana. Intera iri hagati y'aho urumuri rwageze ndetse n'aho rwavuye niho bavuga ngo ahari hejuru cyane h'itara. Icyo gihe rero ahari hejuru cyane h'amatara ndanga haba harimo intera 1 na santimetero 90. Cyitonderwa nyamara ku byerekeye amatara y'inyuma ikinyamitende na velomoteri, iyo ntera iba gusa ku ntera ya metero 100. Amatara ndanga ku binyabiziga nka velomoteri ndetse n'ibinyamitende intera iragabanuka. Icyo gihe ayo matara ndanga agaragarira mu ntera ya metero 100. Ahari hejuru cyane h'ubuso bumurika bw'amatara ndanga mbere na ndanganyuma twahabonye yuko ari intera 1 metero 1 na santimetero 90. Reka turebe amatara ndanga burumbarare. Iyo tuvuze amatara ndanga burumbarare ni amatara agaragaza uburumbarare bw'ikinyabiziga cyangwa se ndangamubyimba. Mubyimba utubara turebeye mu mbavu z'ikinyabiziga. Ni amatara y'ikinyabiziga agaragaza uburumbarare cyangwa se umubyimba w'ikinyabiziga. Amatara ndanga burumbarare ajya ku kinyabiziga gifite uburebure burenga metero 6. Ayo matara ajya ku kinyabiziga gifite kandi ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. Ikindi kandi ayo matara ndangamubyimba cyangwa ndangaburumbarare agaragarira mu ntera ya metero 200. Turakurikira rino somo twigana none amatara ndangacyerekezo. Ni amatara y'ikinyabiziga agaragara cyangwa se agaragaza icyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga ashaka kwerekezamo, yaba ari iburyo cyangwa se ibumoso.
icyo gihe umugenzi aya matara ayacana akiri mu ntera ya metero 50 ataragera aho agiye gukatira, haba iburyo cyangwa se ibumoso. Aya matara ndangacyerekezo aramyatsa. Kumyatsa ni ukumyasa, amyatsa inshuro 90 mu munota. Izo nshuro zishobora kugabanuka zikagera ku nshuro ugabanuyeho 30. Ishobora kwiyongeraho 30 cyangwa ukongeraho 30 bitewe n'uko amatara ari kumyatsa. Birumvikana hari igihe ikinyabiziga gishobora kuba gifite ikibazo ku buryo amatara ndangacyerekezo ashobora kumyatsa inshuro 120 mu munota cyangwa se 60 mu munota bitewe n'uko ibihe bimeze. Amatara ndangacyerekezo agaragarira mu ntera ya metero 150 nijoro igihe rikeye, ndetse no ku manywa akagaragarira mu ntera ya metero 20. Ahari hejuru cyane h'amatara ndangacyerekezo ni metero 1 na santimetero 90. Cyitonderwa, amatara ndangacyerekezo ashobora gufatanywa n'amatara ndanga n'amatara yo guhagarara. Kadukomeze amatara yo guhagarara. Itara ryo guhagarara cyangwa se amatara yo guhagarara ni amatara y'ikinyabiziga yaka uko feri y'urugendo ikoreshejwe. Ajya ku kinyabiziga gifite moteri ifite ingufu za moteri zingana na santimetero kibe 125, kandi agaragarira mu ntera ya metero 150 igihe ijuru rikeye, ndetse ku manywa akagaragarira mu ntera ya metero 20. Ahari hejuru cyane itara ryo guhagarara ntihashobora kuba aharenze metero 1 na santimetero 55 hejuru y'ubutaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Amatara yo guhagarara agaragarira muri ya metero 150 nijoro igihe ijuru rikeye, naho ku manywa agaragarira muri ya metero 20. Naho ahari hejuru cyane h'amatara yo guhagarara ni metero 1 na santimetero 55. Katurebere hamwe amatara yo gusubira inyuma. Iyo tuvuze amatara yo gusubira inyuma yaka ari uko gusubira inyuma bibaye. Ni amatara y'ikinyabiziga yaka ari uko gusubira inyuma bibaye. Asubiza inyuma urumuri mu ntera ya metero 20. Reka turebere hamwe itara ribonesha nimero y'icyapa. Ubundi itara ribonesha nimero y'icyapa ni itara ribonesha plaque. Iryo tara riba risa umweru. Iryo tara rishyirwa rero ku kinyabiziga kugira ngo riboneshe nimero y'icyapa. Rituma inimero y'icyapa cyangwa se ya plaque zijya ku kinyabiziga zisomerwa nibura mu ntera ya metero 20. Katurebe amatara magufi. Amatara magufi ni amatara y'ikinyabiziga amurika mu ntera ngufi cyane. Ayo matara amurika mu ntera ya metero 1 na santimetero 20. Niyo matara bita amatara yo kubisikana. Hakoreshwa igihe kubisikana biri kuba. Icyo gihe amatara yo kubisikana uyacanye ayacana azimya vuba vuba, bityo iyo ntera ikiyongera aba yahindutse amatara yo kubisikana, ikiyongera iyo ntera ikagera kuri metero 40. Ariko rero ku binyabiziga bifite moteri itageze kuri santimetero kibe za moteri 125, iyo ntera iragabanuka ikagera kuri metero 15. Icyo gihe urugero nko ku binyabiziga bifite moteri itagejeje ingufu za santimetero kibe 125 nka velomoteri. Icyitonderwa, amatara magufi ashobora gushyirwa cyangwa kudashyirwa ku binyabiziga bitarengeje santimetero kibe 50. Iyo ni velomoteri. Imodoka ntishobora kugira amatara arenze 2 magufi. Amatara maremare ni amatara y'ikinyabiziga amurika mu ntera ndende ingana na metero 100. Ariko ku binyabiziga bifite moteri ifite ingufu zitagera kuri santimetero kibe 125, iyo ntera iragabanuka, amatara maremare akamurika mu ntera ya metero 75. Cyitonderwa, iyo umuhanda umurikiwe hose ku buryo umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kureba nibura muri metero 100, amatara maremare umuyobozi agomba kuyazimya.
Iyo umuyobozi w'ikinyabiziga akurikiye ikindi kinyabiziga ku buryo hagati y'ikinyabiziga cye n'icyo akurikiye harimo intera ingana na metero zitagera kuri metero 50, icyo gihe ntabwo amatara maremare bayacana, icyo gihe barayazimya nabyo, kubera ko iyo ntera itagera kuri metero 50 ukurikiye ikindi kinyabiziga ugomba kuzimya ayo matara. Amatara kamenabihu ni amatara y'ikinyabiziga amurika mu ntera ndende, aho amatara maremare adashobora kumurika. Urugero nk'igihe cy'ibihu, nk'igihe cy'imvura nyinshi, icyo gihe amatara kamenabihu ugomba kuyacana kugira ngo ibihu ubashe kubyinjizamo. Amatara kamenabihu nta kibazo kugira ngo utaza guhura n'inkomyi. Utugarura rumuri tugarura imirasire y'urumuri ku kintu kirwohereje. Utugarura rumuri ni utuntu twari two twose tugarura urumuri ku kintu kirwohereje. Ubundi utwo tugarura rumuri tugomba nijoro ijuru rikeye kubonwa n'umuyobozi, ndavuga kugaragara. Uwo muyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya metero 150, bishatse kuvuga ko utugarura rumuri tugaragarira mu ntera ya metero 150 iyo tumuritswe n'amatara y'urugendo y'icyo kinyabiziga. Utugarura rumuri tugaruye rero urumuri, urwo rumuri ruba rugarutse rukagera ku ntera ya metero 1 na santimetero 55. Cyitonderwa, utugarura rumuri turi inyuma haza rumoroki tugomba gusa n'igishushanyo cya mpande eshatu zingana, zifite kuva kuri santimetero 15 kugera kuri santimetero 20, kandi rimwe mu masonga yayo rireba hejuru, uruhande ruteganye naryo rukaba rutambitse. Rumoroke zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarura rumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande. Mu masomo yatambutse twagiye tubona ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande kuntu ibimeze. Umuguno w'inyuma w'igice kimurika cy'amatara mato ndangambere na ndanganyuma, kimwe n'icyo utugarura rumuri tw'imbere n'utw'inyuma igomba kuba ahatarenga santimetero 40. Ku byerekeye utugarura rumuri, ubwo buhagarike ntibushobora kurenga metero 1 na santimetero 20. Utugarura rumuri turi imbere ku kinyabiziga tuba dusa umweru, inyuma tuba dusa umutuku, naho mu mbavu tuba dusa umuhondo. Turacyakomeza kwigana isomo ry'amategeko y'umuhanda. Tugiye kurebera hamwe ibinyabiziga bikururwa n'inyamaswa, cyangwa se inyamaswa zikurura ibinyabiziga. Ese ho hajyaho amatara ku buryo buteye bute? Iyo amatara adashobora gushyirwa ku kinyabiziga bitewe n'imiterere yacyo cyangwa n'imizigo gitwaye, umuherekeza agomba gutwara ku ruhande rw'imbere kandi ibumoso rw'ikinyabiziga atwara itara ryera cyangwa risa n'umuhondo rimurika ryerekana imbere, naho umuherekeza wa kabiri agatwara ku ruhande rw'inyuma ibumoso w'ikinyabiziga agatwara itara ritukura rimurika ryerekeza inyuma. Kuva bwije kugeza bukeye, umuyobozi w'inyamaswa zikurura cyangwa izikorera ibintu zitaziritse cyangwa amatungo biri mu nzira nyabagendwa agomba gutwara itara ry'urumuri rwera cyangwa rusa n'umuhondo ribonesha ku mpande zose. Icyo gihe atwara itara, iryo tara rikaba risa umweru kandi ribonesha mu mpande zose. Iyo umukumbi ugizwe n'amatungo, iyo tuvuze umukumbi ni amatungo aba ari hamwe. Iyo umukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenze 4 cyangwa amatungo magufi, icyo gihe ayo matungo akaba arenze 6, agaragazwa n'itara ry'urumuri rwera cyangwa rusa n'umuhondo. Icyo gihe iryo tara rikaba ritwawe imbere
y'umukumbi, icyo gihe n'itara inyuma rikaba ritukura ritwawe inyuma y'umukumbi.